ya sinema nyarwanda hari abantu bajya kubona kuri TV bavuga ko byasa kose ahakize baramenye urugero Nzovu twamuvuyeho kabiri yakamwana ubundi kurukanye hano rero afite kagafuka kanzara wahira sibyo n'imbere y'Imana n'umugezi kutumeze ntabwo ari kumuvugira twarakubitaniye hano rero pe none ndi kumwe n'umuhungu w'umukire yego baramwahindura ariko yandikaga kuri kamera umubonye wenda kuko afite platform yuko amaze kwaguka amaze kumenya bose kuko ntayari Chairman se yarakeneye bikomeye ariko aje kumenya ko Islam ahubwo ngo imodoka yarayigurishije yigurije ibintu by'ibanza ngo hakurya hamukanenge kumva guys muzeye ko meze neza uyu munsi rero abazaniye bimaze iminsi umwe twikorera ibiganiro by'amafilime ngo byaranze abantu basigaye bikurira ngo ibiganiro bikomeye byatanga bimeze mutari zire ko meze neza uyu munsi rero nabwo twongeye kubazanira umusitari wa Tanga ubu noneho murabona ko yaje yambaye nka Serigoti niko kiba twajyaga tuvuga umeze neza welcome rero kuri channel yacu ya ayise ubundi noneho ko nta byeri kandi bisize ramwe mu byeri turazinkora hita mucoma wowe umuretse gatoya kamanze tubanze tuganire ejo bundi wacitse tutaganiriye kubera inkuba mugenzi wawe oya bunge ikirere kimeze neza ariko umeze neza wambaye neza kandi burya gatanga wambaye neza nagaragara neza kweli n'akanyenyeri karahari ekaye none nizere neza ko uyu munsi byibura wakabaye urankoresha baramutemba ndamuhamagaye ngo bure natuma turaza kureba ibyayo bimeze neza alhamdulillah bimeze neza wowe bimeze gute kandi bimeze neza urakora abana nawe se bimeze neza cyane amafaranga turaza ukatuvugisha amagambo amafaranga ari kirira amafaranga wenyine ariko si njye njyenyine nawe umeze bro ameze neza ngira wibwira ukurikiye uri muntu ki wenda twebwe ku ruhande rwacu turakuzi ariko abantu ndi ingaraga ariko itagaraguritse cyane witwa ni sinabije ubu tuvuge amazi yatende iyi saha uvuga ageze cyakora arenze mageragere ukurikije n'ahantu ushobora kunyita nkuba nk'ibisanzwe kuko ariyo mazina nyine y'akazi cyangwa imwe kimwe ubundi ni naje abandi ntabakene bakwita nkuba welcome rero buri munsi yegerezaga muri ikaze ahangaha ubu mbabazi imbabazi itima ariko itagira ikinyobwa mugasiga abantu uyu munsi uri buze kubona ibintu kibazo inshuti zawe zagiye zimaze muri komenti ese ngo ni gute cyangwa se ni igiti kintu mu buzima bwawe ukunda nikundaho ku giti cyanjye cyangwa se ni igihe gice cy'umubiri ukunda cyane mu buzima bwawe umutima ndawukunda okay hari abantu bagiye bambaza ngo ejo bundi bavuze ngo kuri sheri wawe hari abantu benshi batangiye guhita gusiba nimero yawe narabyumvisha agiye kubona muri comment uvuga ngo kwegera wagukunze agiye gusiba nimero yawe ese ndashaka kukubaza nta bantu bagiye baguhamagara b'abakobwa cyane cyane ndizera barimo abamamagaye ni 8 yego kuri telefone umuntu afite nimero nyinshi ariko abamamagaye ni 8 bambwira ngo mbese ibintu mention inze ni ahubwo atari ko nta cyaha nakoze icyo nakoze ni kiri none se ngo kukingo mbese nakubwira giti nitegeko kuza kukumenyesha icyemezo ngiye gufata uri polisi uri mudugudu w'igiti ariko ngiye ikintu ngenda mbona kuri wowe kamaro n'umusore ukunda kugira icyizere mu buzima sinzi
nimba ariko amaso yanjye areba nabi. ariko ni nabyo mama yanjye, uriya umuntu utarakuzarerwa n'ababyeyi babiri, umwe nagukosereza utavuga nyisukikira, ugakura nyine mama wakubwira ati umva aho ntuzate kandi ukore wigisha. Urumva njyewe ibintu byo gushikana ntabyo nagize. Ubu noneho tuvuge ko wenda mu buzima bwawe kuva ukiri umwana kugera ubu ngubu ubayeho mwihangana, uhangana n'ubuzima. Mbayeho mu ihangana ry'ubuzima bwawe. Ubu noneho amahirwe nari mfite mbere ntabwo ariko byari bimeze ijana ku ijana. Mama yarahanganaga agenda agira ngo akorere umwana we. Imana rero iza kuvuga ati mwana wanjye rero nawe gira utahe. Ubu noneho nta muntu nteze ko ampanganiye, njye ugomba guhangana n'ubwanjye. None se kumva neza ugomba tubike mu magambo sinzi nongeye gukomeretsa gutyo aho ijambo sibe gukomeretsa ubwo mu magambo make y'urupfu. Hari abantu b'imfubyi rero nabo babayeho bavuga ati n'ubundi uko mbayeho nibyo, ngiye kujya mu matabi, ngiye kujya mu businzi, ngiye kujya mu bagore, ngiye kujya mu biki. Ese wowe bitewe n'ubwo buzima wagiye ubaho ntabwo bigukururira kujya mu businzi, ubusambanyi n'ibindi byose? ayo matabi uvuga ntabwo nzigera mu mata kandi warayinyweye mbona amaso yawe tukura ni duniya y'iyi si nawe urabizi. Agutukura ntabwo bifata kuvuga ko ariko kunywa amatabi akora yenda akaburarirwaho nka kamwe nta ribi, ariko ibintu by'amatabi, ibintu by'ikigare nyine ibintu ubona bidakwiriye ko Imana itubona twese naba mbirimo mbikora bibi. Nta muntu w'umusore wakwiye kuyamenya. Gusa umusore yiyandarika gute? Njye numvaga ko umuntu wiyandarika ari abapfasoni, niba ari abapfasoni ariko ari abundangamirwa mu mugani abakobwa n'abagore. ugiye kuba ubwa mbere gusa ngo ni ukuzigoma. narumvise ngo nawe gufana umugoma gakizwa n'abadazi. niba ari umusibezo nabonye ikiganiro cye navuga ngo niba ari iyitwa Nyiramenyo yari acyuye, ariko Nyiramenyo ntabwo ari izina rye kuko niba ufite amenyo asa n'agize hano, ariko nyine urumva ahantu gatoya ufite abantu babona niko bakwita. ubu none n'ababyeyi kubwira ati cya gihungu cy'ikameramani. ariko hari ibintu ngenda nibaza, uvuze Nzovu ndibuka Nzovu arashaje, yirukanka mu bagore ashaka iki yatuje erega mwana akajya kubwiza iby'isi araryaho n'ibi arabikora arasigira asaba kuva mu maboko ye. Icyakora hiti yakoze imwemerera kuba umuntu ashobora kuza kumuhamagara tunyura dukorana ikiganiro akamukubita n'iryo 10, kandi iryo 10 nta mugore afite, nta n'ahandi ari burijyane, arajyana mu ndangamirwa yibomore nyine nayibomora nayo nuko bigenda. ubu ngubu ndabizi neza, kera utaraza muri industry ya sinema nyarwanda hari abantu bajya kubona kuri TV bavuga ko byasa kose ahakize baramenye. Urugero Nzovu twamuvuyeho, kabiri Yakamwana uvuye kurukanya hano hepfo afite ka gafuka kanzara wahira sibyo n'imbere y'Imana n'umugezi kutumeze ntabwo ari kumuvugira twarakubitaniye hano hepfo none nari ndi kumwe n'umuhungu w'umukire afundaga none se uramudiga ngo amaguru ye ntaresha buryo urabona hari ukuntu ari umunyahura ajya avuga ngo bamura kubigoma niba yari akoreraga ifoto nawe niba simbizi ari ibintu byari kubira ariko bene kusatiriye uriya urareba ko umuntu kuri kamera nk'uko nguko, ariko turamutse dukubitanye mu buryo yewe ngo ndi umusore nshobora kugerageza nkanafoto, ariko twakubitaniye hano hepfo Sirius umwana w'umukire twari turi kumwe aramufite bamuniga n'amaguru ye ntare yari afite agakoni n'agafuka k'umweru. none se Yakamwana mwahuye ameze nk'umukara n'umukarani bro. Yego yari kuri kamera ubona umuntu agaragara gusa neza, niba bamukamenge ngo hakugira bigoye. ariko mbere utaramubona tuve ishusho ntaramubona nabonaga ari umuntu wakize ko yahoraga yirahirira Ubufaransa ari rwinshi, ariko se Ubufaransa niringa ntacyo abaye
kuko n'ubundi ubusanzwe amafaranga aya yego ni umusore ndabyemera kumva amafaranga ye nawe ntabwo murakubita n'umusore ntabwo njye munsi sindamubona rwose ariko njyewe numva uko mubona umusore rero bikamubaza ubwo duhura na Kiramani ariyo mutebo aho bakinira ariyo Kiramani ari wa mugore ngo ni ukunda guteza we sinimo kuzina bye Aisha yari gusangira Aisha yari gusangira n'abamunigare cyane nabo yabereye ariko uvuze yenda ubarebye kuri kabiri sibyo mugakubitana gutyo none face iyo isinzi kandi n'iriya cyane usanga ari abantu basanzwe pana ariko wari nimureba kuri kamera ubona ari umuntu wakize ku rwego rwe yego baranayahinduka ariko yandukanya kuri kamera umubonye yende kuko afite platform yuko amaze kwaguka amaze kumenya na bose kuko ntabari Kiramani se yarakeneye bikomeye ariko aje kumenya ko ari Sam ahubwo ngo imodoka ye yarayigurishije yigurira ibintu by'ibanza ngo hakurya hamukanenge kumva hirya ahangaha ngo uzarebera ngo yaguze iyo nka bitatu ese tunabonye bivuga ngo ni intuza nyine ariko mana sinzi bajya bakirinda ngo nari ngo yagaburiye ariko rero bamukeneye biriya byo nubaza Kiramani yatuze abantu benshi cyane mu buzima mu mafilime ngo yaje guhembwa nk'umukinnyi nk'abakinnyi bakina muri neza muri miliyari ayo n'ibindi bintu iyi saha tuvugana aka kanya tuvugana Kiramani mutaguhamagaye ngo ugende umukinnyi wabyemera cyangwa ntabwo wabyemera ibyo tureka kwiyemera nabyemera ariko mu bunenge ntabwo ushobora kumufasha kuko wenda hari abandi bari bafite yego umenye ko abantu yazamuye rero yabazamuye se we batamwinjira reka kandi bose baba bamwinjira gake ariko kuko kwinjiriza umuntu kumva afite kwinjiza menshi ariko ukanayasohora menshi uburyo yasohoramo n'uburyo yinjizamo n'uburyo asohoka biba biri rero iyo ufite miliyoni muto ushobora gufata bike iyo utateganyije ko ubikoresha ushobora kubimarana amasaha 8 biragoye dukubitane fata akamitsingi ntabwo yabiteguye ayo mafaranga uri buyanywere inzoga byibura ngo yasore mu nzoga bigira inzu sibyo iyo rero iyo dukubitanye ngo mitsingi wakubitana n'undi ngo yahuruti ngo ni byiza cyane ngize amahirwe y'ibara yo kongera guhura nawe utari byiza turi kuganira face to face sibyo abantu benshi ko birukankira mu mafilime mu gihe amafaranga arimo ko mbona abantu bose barakira muri filime harimo amafaranga ahubwo kubona abantu bakureba bamukorera subscribe kuko niyo nkunga nyine umuntu aba aguha ntabwo aba agiye guhereza amafaranga ariko mu buryo muri tekinike mu buryo bwa internet abaguhera kuba atakurebye se wabonye akiri wabonye ushobora guhaguruka ukigenda rero nari nta mujyanganire ntawe ariko tarasohotse ejo yari match y'Amavubi na Liverpool akarugangura yanteye ari bugiye mu gice cya kabiri ngo bari ngo baranyerera kugira ngo bari kunyerera ku gishika cy'umuneke niye namase wagira abanyarwanda ariya muza uramutoza ngo ramutoza kiteze wagiye mu terefete wagiye terefete ni wagiye ni wari mutoza wagiye ora ntawe uriho ntawe nza wagiye ni wari mutoza yagiye nk'amakipe y'amase ayatsinda rero turizo za Nigeria zamukiza gutsindiye wabo muri Nigeria ariko iyo nguyu niba baramwigusega guhenda ko depana mu bantu benshi inyuma ngo badefanda ahubwo wa niba ararwese duwimite namo watugira tuve mu mupira w'amaguru se ntago dushobora umupira w'amaguru ko perezida yarabivuze ko ntibe ku mwaka yabivuze niba byari byagenze abanyarwanda umupira barabananiye ahubwo muzicare murebe uko abandi babigira uyoboka igihe yigeze
kubwira sinzi ikipe yari yagiye gukina nayo hanze bageze hariya ngo Kanombe ahita abogoshesha ako kantu ugeze ukumva imba yarabogosheshe buri muntu wese akamwogosha nk'umuntu ufunguye kwiyegereza barari kubundi webwe kugoshesha zaterwa n'inama runaka mwavuganye abona ibintu byo mu mitwe bisamira byahangaha ariko mutumari tujye kureba mu turajyayo turareba ari byo akamutenda akatugurira ariko nshaka inama wagira urubyiruko abona muri iyi minsi abona nho umuntu ari kuryama akarota ngo ntuzaga za presiyo zabaye presiyo karayose hari urabizi ko mu minsi ishize kwanza sino minsi n'ejo ahubwo n'ejo tugiye kurima abajura bakumere nabi ibyuma ibiti byose ubona iyi mpamvu ari abizi kuri wa mbere buriya ngo n'ibintu by'amatabi ngo abantu banywa nabyo amatabi n'ikinyweye bumva ngo nta muntu wakubaho ariko inama nziza igihe wumva ufite intege wazikoresheje ushaka ubuzima kuruta uko wafite undi muntu nakubwenge ako wayize kwiga se ngombwa aya ntabwo nize amategeko ariko kugira ngo uri umuntu w'umusore tuvuge ngo niba ngo urumogi ndaza ngo nimpora nawe turi kugenda ndagutera icyuma ngo mfate ibyo ufite ariko se kudatekereza ndabyuma uri guterana ese wizeye buryo aho bakujyana kuraza nyuma yaho biragoye inama y'ihari buri muntu wese amenye ko shuwa y'ikintu agomba gukora kandi agikora gikunze kuba nabyo guhaha wakoze ukureke reka tukureke wakoze kukuganiriza Imana ikurinde ciao ciao ndabona usigaye uciye